magic pate jaune abantu benshi batangiye kutwitira kubera bamaze kubona ubuhanga ifu yacu ikoranye. Nimba ugiye kugura ifu ya pate jaune, reba neza ku mufuka wacu kuri envelope yacu handitseho magic pate jaune, ndetse ku masuperi mashini n'amabotike dukorana urebe neza ko ari magic pate jaune. Abatangiye kutwitirira bakatanga ibifu utamenya aho babikuye. Gubwa neza, gira vitamine zinje mu mubiri neza cyane ukoresha ifu yacu ya magic pate jaune ifite ubuziranenge mpuzamahanga. Kuri ubu ngubu rero mu ntara zose z'i Burundi United Gin kinywaji safi ushaka kuyihabona. Nimba ushaka kurangura cyangwa se ushaka wagenda uranguza n'abandi ukagera stock yo baranguza, hamagara kuri zo nimero ubona hano hasi. Mvana umugore wahanga uri kunyasha umutwe ngwino. Kagura mama takwanjije. Genda umugore wasoda, umugore wande wiwanyu. Aka kantu uzgo nakuretse ukavuga ukagira ngo hari ijambo ufite muri uru rugo. Ariko mva nkubwire, iyo umwana riri igishiriro mureka akagifata. Iyo hashize umwanya nibwo amenye ubusobanuro neza bw'ibyo wamubuzaga. Abantu benshi nyambona bakunda amazi, iyo bumvishije ahari bagenda bayasanga. Ariko mu by'ukuri iyo bumvishije aho umuriro uri nta numwe uza gusanga. Ubu rero ndagira ngo nkubwire ngo hagati yanjye nawe turaza kumenya umuriro ninde amazi ninde, kandi ubwo mba nkurabuye. Urabizi neza ko Nyiragongo iyo yarutse goma yose ihunga. Niba ufite ubwenge buzima ubwo nakurabuye kandi wumvishe. Nibyo gusa ukora No koza amasafuriya. oya mbere yo koza amasafuriya genda kuri boutique nzanire United Gin. United Gin Uzizane kwa kundi ujye uzizana rebye. ikibazo boss ni ukuri ko Imana Shabana asigaye nka kunkopa yarambwiye ngo kuki dukunda kwikopesha n'ahandi hose. Wagiye ahandi kugira amahoja mbasa 500 kugira ngo njye kugira. ujye ku yindi boutique. Usukabwiye nawe umuntu ametuye ngo dukunda kwikopesha ngo byatari. Ako boss ubundi ikopesha kuri boutique ya mbere ikopesha kuri kabiri no ku ya gatatu. Jya ku ya kane rero. Hano muri quartier se abeshatu gusa. Genda kuzashiduka twikopesha no ku ruganda. niba twemera kudukopa. Keza. Wowe iki? Ako se vipisa yo. Ibyo bitoki byawe uri uzi kuri kumutoba. Washinzwe kumubaza ikibazo afite. Vana jya. Ufite iki kibazo? Sikecaputse. Yukura maze kunjya ngo nuko amaye bujya umushito wanjye. Vana. Nambwiye ngo wabyemera kambwa ngo nta kintu maze muri bino rugo. Uriya mugore nzamukorera iki koko? Ihangane. Ihangane kabisa. Ihangane cicaka. Ihangane sibyo? Uriya mugore jewe ubu nzamugire nako akore ureba iki wo? Ureba iki? Kandi ubwo ngubwo waje gutanga amagambo ngo hari ikintu abonye. Ntacyo abonye nyine. Zane ebyiri. Reka nze uriya mugore arambona sibyo? Ihangane hanagure. Uba muzima wo? Mutwaye iki? Uba muzima? Mutwaye iki? Mutwaye iki? Uriya mwana umuhoye iki? Uwe mwana? Uriya mwana Keza umuhoye iki? Akubwiye ko namutwaye iki? Urabona ari amarira y'ubusa se? Umukubitiye iki nicyo kubaza? Umuntu ubwo niba haza akaba ari kurira uguraje ubimbaza. Ahaze? None Keza haze? Ako ubwo bawumva ko ubwo ntuzakugeza kuki? araje sarakuririra ngo ndamukubise yewe. Uramukubise nyine. Rose ari aho yaba nta muhondaga ngo aze bikubwirira ukuri. Nibyo ngibyo ushaka. Ugira inama rero. Kanire Nushaka wowe ugende neza kuri uriya mukobwa. Urumva? Uriya mwana umugendeho neza kuko ushaka kuzamuzira. Yego papa Keza. Ugasohoka. Papa Keza. Urana afite umwanya wo kujya gusiga afite wowe. Kanire winkora.
Arana njye mfite umwanya kujya kugurana n'uriya mukobwa. Bame. Umunsi mukuru se mpuzamahanga wo gusomana. Ndacana abana boss wamusomye. Nanjye naza ukansoma. Sikuna. No guhera kuri kapita kugeza ku muyede. Uma dusoma twese. Yero ibizu yawe ntago nayemera. Uyima yukuye ku mutima. Cyangwa umenye nk'andi Yesu yazize sha Yuda ayimusomye kumwe maramugira ikimenyetso cyo kumuranga ngo ko nguyu urushaka gusanga ari nka kamera wese kugira ngo ribuze kuza kunkurikirana uzereke boss ngo ngewe ngo nawe gusomye ikigaragara wowe nkuruye uranampamagara Ega mva ngukiri andekura ushatse kwitwara neza ko mu minsi mike ushobora kuza kubanya kurusha ariko mubwiye ikintu kimwe urugo uwo urubamo taruzi boss nabanye naye imyaka 5 mbere yuko arongora umugore bita Soleil naye bakundana imyaka 2 ndi kumwe na boss Soleil azahanga bakajya birira dutunda nk'abihorera ageze amushaka igikwe turagitaha ni nanjye munoro hagarira ikigega ko boss yanyizeraga ibyo bivaho Soleil aratwita indivaho boss yarabuze abonerwa arongera araboneka kumbere araburiye kwa ketchup uko niko ketchup yinje meno rugo kandi ketchup utambona ubwo ketchup undi uzijya na ketchup dupfaniki kimbazi mfaniki ni umwex wanjye urumva none ketchup ni umwex wanjye boss ni passe namuhaye none ketchup yabaye ex wanjye bigenze gute yabaye ex mu bupfu rwanjye bankubise urushyi ngo hasi boss abona ndapfuye ariko nari nipfushije kwera deal nari nakoze ya fake nuko ngo ketchup yasa atsindira umukire umutima we ibyo tubiveho ketchup muri covid abaje ahangaha nk'umuntu uhunze irungu niko umugore yese amwirukana mu rugo ko umugore atangiye kuzana ibyo gufuha nimyo gushaka ko ari uyoboye urugo arangije abona ko nta turufu izabona ketchup ati kutana umwana uvukiye mu mujyi amukubise turufu anje abatsindiye urugo ko nguko bose urumva ko afite ihungabana abakobwa bashaka kumurenda bakamufatana uko babonye ubu rero nawe warebye muri no rugo ubona ngo wafatishije umuntu wese unyuzeho ngo mwa unyuzeho ngo mwa ubabonerana ariko ubundi ni ikifite kirenze ku bandi bantu bose bazi ko banyuze ahangaha mva rero mbwire wowe tangira kwitoza ko ngiye konya kurusha ninjye uzabwa uva rero nkubwire ikintu kibe ni wowe uzaba nyuma ni wowe uzaba mawuje muto hagacucu nkakabwira amateka yose kugira numve ko cyaha kintu yize muri sciences humaines sibyo bindi biga mu mateka se ngira ngo ikintu yizemo kumbe nta kintu yimba ngo ugiye kwa maboja wanjye wa nyuma friend ntago uzi ketchup afunguye ninde Tonton, Yola, comment ça va? Ça va bien. Umeze ute? Fresh. Fresh. Amenya. Siku mingi wana. Ulishanikumbuka. Ndio kukumbuka sasa. Sio tonton. Tonton. Tonton, oncle. Yo, Uncle. Yumba. Kuya mu office. Comment la bonne situation? How are you? I'm fine, thank you, teacher. Sit down. How do you do? How do you do? Donati. How do you do? Nago mozi, nago. Comment la bonne situation? Comment la bonne situation? Bosiko. Comment la situation? Ah. Ngubyo nanje kukubwira. Kabyize cyaje twiga kugari mu cyongereza twiga ibintu bitaga catch up. Catch up. Nigize muri catch up. Kwiza muri catch up. Ariko batwishingiye Swahili. Ibyo byose nakubwiye ibishyize mu Swahili tuvango ni yayi. Ni safi baba, safi. Ndakazi mu biryo bajya bakavuga cyane. Ni yayi. Safi baba, safi. Unasemaje, unasemaje? Safi. Ni yayi. Umeze neza. Bo sana bamenya. Umeze bite rero? Gahunda suyibuka. Ni ntugasaze. 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 Nimbuyibuka yinyutse.
kwirira amafaranga y'umukire uvuye mu butumwa bw'amahoro ukajya kurya amafaranga ukayarya ebana ubu witeguye neza agashati keza agapantaro keza kagatise na congo ya miriwari nabyo na planinze ko ngiye gukora iki kwita nteruro congo umwe wirebamo ko ugiye kureba umuseriveri ukayimureberamo niho televiziyo hanyuma bamwe wambaye gutyo ko wambaye neza kurusha uwagusohokanye washatse buryo ki wahindura kuri style tugira ngo duhwane utanjyana bakagira ngo niwe wansohokanye kandi ari ngiye wagusohokanye ntabwo ushaka ko njyana imyenda yanjye nateguye ariko ubundi bwenda mabuja yampaye mabuja yageze kungirira ibintu bya feeling mabuja anjyana ku ruhande ebana termometer yari yazamutse termometer ni ya Filipita na Keniso sana termometer mabuja nazizamuka mabuja ramwe yaje kubona mabuja bari wayindimo gushya sana termometer barangiye ka termometer kanye baragaciye amazi kumbe boss afite termometer mabuja razamutse boss amutende ego kumana yahaye kugize ubwoba mabuja waratwite ketchup barakwici aranyiciye mushuti wanje ngubu yonze ko namuteye nekwa ninywera amata y'umwana amakigozi amasererake igikoma cya pate jaune wenda cyangwa byose ari uri kubiginywera bakajya bafata neza nyine papa bamukanda ntabwo siko papa nabo bakanda ariko ngo nzi ikintu babakanda kwa papa bakura imbaraga zavuye nyine bame shanda babaye shana konde nari hanganye ketchup aratwite yego komana kubi gutiye kibazo ubwo azabatambuka mu muhanda zagenda nyine nta kibazo afite atwite bamenye ko insoresore zivuga hano hanze ubu zigeze umuntu atwite zivuga ngo yarasambanye uyu mabuja ntabwo yasambanye ko mama mabuja yarashatswe we ntabwo uzira gutunose umuntu wese utwite barasambanye iyo umuntu agiye akagenda gusezerana agafata ku idarapo agasezerana bagaca muri dote aho bakamumuha akajya muri reception habera iki iyo abavuzivuzi kujya gukonfirma no afite ubugamba bwo kuvuga nabo ukatujya kuba konfirma yuko ukoze ibintu byemera amategeko unafite ubwenge none wangiza iyo ugiye kurongorwa aho ngo ububyemerewe ntango ni ushatse uratwita ukagenda muri quartier ugenda uko ushaka ninda wayiraritse nta ribi niba utwite inda ameza bitanagaragara ugenda wayifirinze ahubwo ikibazo ni igihe utwite wenda utarashatse yego ugenda wihisha uko nguko ugira inda ntiyabimenye kwambara ibipira ukatangira kwihisha none se bame ko njya mbona noneho abakobwa bamwe bagenda banayiraritse nani kibazo bafite batarashatse nta n'umugabo bafite sha kandi batwite ubu ngiyo baramusigiye nk'amazi akodeshwa ifite amafaranga menshi nazarinda hoya amafaranga menshi azarinda ku bagabo ariko noneho ku bagore iyo umukobwa bafite nk'amafaranga ye nta kibazo afite nk'inzu yishyurwa nabo bamusigiye nawe acaho ko nta randi rodo uzamwishyuza acava kano kana kazavukira mu nzu yanjye nta kibazo mfite uwo ngo nawe nta kibazo akoze iki aba afite ahubwo ikibazo no gutwita ugatwitira iwanyu papa wakata guta hanze ibyo ari ikibazo ariko ibyahe muri izo nzira ebyiri nakubwiye ntabyemera none se kamanze nkubaze ufite barumuna bawe mama yaratwisura mubona ntabwo nari mari nari naraje Kigali none ubwo sizo ko na mama yatwisura kuba ngo yasambanye ire ko yakoze iki se kuba yatanze pogoso ego yatanze pogoso ni iki umudugudu ni iki uyu nguyu tubamo sakamusitensi ya gahunda kwa bagira amatermometer ubu muri abari tujye kuvuga ngo somya ngo papa yitwa nkongoro bamwitaga hongoro nabishya mu cyongereza n'ibyica ni nkongoro ndabizi barabimbwiye niko yitwa aho uri n'igicucu wewe uri muri nambeshya ngo papa warahari ngo gicucu papa warahari we ntiyapfuye nisiko ejo bundi ne ko ari murambwira aho kwero ucabiranya umbwiye ukuntu hari kuya ngo mbi ibindi buze kuvuga papa bamwitaga kilometrage ngo ufata papa wawe papa kilometrage Kongo Vunjayi tigre umutigre force papa wa toto doze papa wa toto ubu ngo ari kugenda uvuga ngo termometer yarazamutse akubita ku ibogoso ku mudugudu w'iwanyu mama wawe aba yaratwise ariko byubahuka
uri kuvuga ngo mu cyoro cy'ababyeyi bafite ibyo bakoze ntugire ikindi kintu wongeraho ariko se wamuganye ngo n'ababyeyi nabo termometer igiye gutazamuka ababyeyi none ababyeyi nibo bantu none baba bazi ko termometer zizamuka kuko umuntu wariye ni ukomeza gusonza bame uzacunge nk'umuntu ateririra inyama n'umunsi n'umwe ntabwo yatekereza cyangwa cyane niyo baba bazi ihene acaho niyo babazi inkoko acaho fata nka siraje none uko yigeze kuba noneho umucoma agacuza na busheri akagikora iki agafite na ya resitora twaririmo umutwe w'iki w'ihene uzamubone ku nyama uzi ko abona ihene ziciye muri karitsiye agatekerezamo burusheti nibyo niyo bamubwiye ngo rero abantu iyo bari inyama baba bazizi umuntu termometer yazamukanye inshuro nyinshi irakomeza ikazamuka izamutse brother rumaka ibintu bimeze neza cyane ubu ndambara twatwenda twasambure mabuja koze iki yamaye navuga ngo bitegure urumva uwe ikintu nkubwiye cyo ariko wamugani ya ndimbo yari ifite nuza ifite ubutumwa nk'ubu ayeye ndikosa zana termometer ari abagabo akora termometer z'ababyeyi zizamuka akatatu umwana wa mbere kuvoma umujya kuzana amakara n'akagutuma amakara none papa agutuma ifu mufite umufuka kiro jana ariko oya ngo zana ifu tuyivangira ngo ayoberwa ababyeyi n'abana yabona nta muntu uri butuma zamura kiro aca ku kibabi ngo nagikiriyeho genda uhitugaruka ariko kandi uze ngo amacanshwe yumye aryo nagutegeka ubundi iyo uje amacanshwe yumye urapfa ariko agiye umubyeyi ko yabazi ko termometer ye itinda gufata network ahita avuga ngo wenjiriye ku kibabi kandi agaruka amacanshwe yumye ababyeyi sha mukanya we how do you do brother wanje akuja amafaranga petit frère money power yo uracyari aho anagiye kandi uri kunsubiza oleval brother nagiye ego keta kunuzongeye kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo n'agasuzuguro kenshi uriya mwana ushaka kugura ukajya kumusaba imbabazi witangura umugore wa hano jewe wumva ushaka gusohoka akinjira ntabwo ari umukobwa si wowe ntabwo ari we wa nyuma mu bakobwa cyangwa abagore urumva wese ndakubwiye ko uri imfura mu bagabo cyangwa uri bucamo sawa tuzabireba niko mada ngo nagukubise nyewe nagukubise ra mbese urabona atari kurira urabona atari kurira wabona haze rega no guhaga nabyo bitera kuri amakubise iyo ngukubita ahubwo ngo urebe uzibeshye se uzibeshye none wongere gukora kanereka nkubwize ukuri nijya wongere kumura ntiwongere kuba narahindutse rero nka korohera bisigaye bituma wararegeje nawe washatse kunkandagira ndaje nongera nkubereke capo wahoze uzi siki uzi ko ariko mana we uretse kubwere sigaye bambwira nkumva nta kibazo ketchup wahoze uri sibyo nanjye ngiye kukwereka kanimba nta kibazo urumva ndi tayari ke imoresha more wageze ukamuhoza ahubwo cyane ndagiye uzi ko korohera abantu bagira ngo urabatinya kandi urabizi nawe ubwawe aho ubwawe burangirira ndahazi sikigura Haro mame. Yes, ndakumva. Yego ndi mu rugo. Ugiye kuza? Oya ngwino nta kibazo ndahari. Ndi tayari. Sayihute.
Ninde? Fungura. Bamena biju. 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 Byagenze gute se? Nta biju nibyo nkubwira. Ese ko mbona ufite papa none byagenze gute? Ndakubaza niba biju ari arahari cyangwa ntawe ari. Biju naho hari. Yagiye he? Biju se cyagiye mutandukana ntabwo yahise agenda. Base Kanimba arahari. Iyi Kanimba arahari. Gira umubwire ko mushaka. Mubwire ko mushaka. Ariko se boss. Ko ufite amagambo menshi bwira ko Kanimba ko mushaka. Wagize iki kibazo umbwira mufashemo? Bamenya winesha umutwe. Gira umubwire ko Kanimba mushaka. Kanimba. Urusakuzanye mu rugo bite byawo. Mushiki wa biju ari he? Ntawe uhari. Ntawe uhari. Kanimba ro twumvikane. Unyumve untege amatwi. Uzi ko mushiki wawe yatsindisha isoko ku mashuri. Byo kugiye muri mwe. Mushiki wanjye. Mushiki wawe nyine. Mushiki wanjye wowe. Nose ugira abashiki bawe bangahe? Mfite umwe. Wowe ngo ufite rero. Ndavuga biju. Mushiki wanjye mfite ntabwo yanatsinda n'ikizamini cya leta. Uretse nkubwire Kanimba. Byo kumbwira ngo yatsindiye ngo isoko ryo kujyana inkwi ku mashuri. Yazaniye sheke ya miliyoni 80. Ngiye hari miliyoni 50. Nagiye kurutira. Bite nuko ayo mafaranga ari menshi, batari kuyamuha konti yanjye y'amayeri y'amafaranga menshi. Nagiye kuyarutira. Barayama miliyoni 50. Sigamo miliyoni 30. Kumbi ko yamaye sheke itariye. Ubu ngubu iri kunkurikirana. Kandi konti yanjye iriho miliyoni 200. Bayifunze. Urumva ubu bari kunkurikirana. Iri kunkurikirana. Aho kugira ngo bakomeze bafunge konti yanjye ya miliyoni 200. Ngenda bateza ribu irabakurikirana. Babwire karibu baze leta dusura tunabibe. Ayo ngayo usekesha. Nawe uri kumbwirira mukanya uramupfukamira usaba imbabazi. Wasohotse ukagenda ahubwo. Aha ngize imana madamu waraje. Kwari gusakuza. Afite urusaku we. Utambwira umugore na gake vuga wintungu urutoki. Ndavuze ngo yiriwe nyine. Yetirwa sa kumubona. We ceceka reka mvugane na madamu. Ketchup. Ikibazo giteye gutya. Kandi ibintu birakomeye. Biju ibyo biganiro mushiki we nguyu yambwiye ko afite isoko. Byo kugemura ibintu mu mashuri. Arangije ama sheke itariye. Sheke y'amayero. Biba ngombwa ngiye ko njya kuyirotira kwa ko nari mfite amafaranga menshi kuri konti yanjye. We ari amafaranga ntabwo babashaga kuyamuhamisha. Ngewe ndarotira. Maze kurotira ubu ngubu aho bigeze ubu ngubu. Ribiri kunkurikirana. Bitewe nuko sheke itariye. None ibintu uri kumbwira nge bindeba hirya. Birakureba kuko ni famille mu bintu nawe bigomba kukureba. Ni famille. None se wowe wabuze ubwenge bingana gute ku buryo ujya kubikuza sheke itari yawe? Ketchup. Mu buzima urumva ibintu byose aba arimo inyungu. Kandi niba umuntu urumva akweretse sheke nanjye se nakubwira ngo niki ko atari kwanda. Wena nge wimbwira yambwiye ko ari umuntu uyimusinye ndagenda ndarutira. Ngiye se nayo kubigora ngo niki ko ari amanyanga. Ngiye se nayo ko ari amanyanga. Niba ushaka kuvugana nanjye gabanya amagambo menshi ureke no kwinsakuriza. Ndakumva. Ibyo bintu ntago bindeba. Birakureba. Iyo biza kuguhira nta kintu wari bumerezeho. Rero niba byanakubanya ibibazo wizunsakuriza. Urimo urasakuza gusa na ngewe singiye kurara ndaraguza mu bihuru mfite ibipangu bya Umuntu nakomanga nka boss kandi boss ari mu nzu. Ninde? Mama amafaranga. Mbabwire musore. Umva nkubwire. Mbanaho amashyengo mbwira icyo ngiye kukubaza. Iwanyu barahari. Barahari. None se mama amakuru. Urugo rufite ibibazo noneho. Abantu bose baje bamubaza amakuru mba boss yakoze iki noneho.
kigaragara sha nakuno kwezi ntago nzahembwa. we vuga umuntu aguhereza ibiryo cyangwa ahantu uryama kuko kunsakura. Okay, cha urari ugasanga ari ibiryo nkeneye. Ni sawa mami. Sava. Meze neza. Biriwe ntawe. Shero wongera hari. Ari hano muri salo. Mushyitse kese twikomereza ibiryo byacu by'amafaranga. Urumva rero, urumva? Ibi bibazo bigomba gukemuka. Cyangwa bigakemurwa na ribu. Birandeba ngewe. Ibibazo by'amafaranga. Uyu mugabo ya Mubyeyi. Ndabona mukuze. Ushobora na kumva ikibazo mfite hano. Ubundi nakubwiye ngo ngiye nshobora kugusengera ukwezi nkagusengera umwaka uriya kuri fagitire zanjye za buri munsi. Reka nze nkwereke we komeza utumize. Wambaye ukanyuza amafaranga kuko sinabikubwiye kuva kare. Urimo akoresha uyu murongo. Uzi ko warakoreye umuntu yajya kwishyura kuvuga ngo ntabwo muri ku murongo umwe akoresha amafaranga nkazakwishyura. Gabanya imitwe mu frere. Wazanye hano gusubira muri restaurant. Koresha Airtel Money wohereza nakira amafaranga ku mirongo yose. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 urwego kugira ngo utangire gukoresha iyi serivisi. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 11 urwego wemeza amategeko n'amabwiriza. Arayohereje da. Komeza nkonsome. Nako komeza konsome.